Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe. Amen. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga ku mirimo myiza, imirimo myiza yakurengera, imirimo myiza yagukiza, imirimo myiza ihindura ubuzima, ihindura imibereho, imirimo myiza igutera kurama no gukundwa. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice byaho ni 7. Turasaba umukozi w'Imana Mugisha Manase dufashe guhera ku murongo wa mbere turagira ku murongo w'10 n'amagambo maremare ariko meza. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesu akiza umugaragu w'umutware w'umusirikare. Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Murongo wa mbere. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware umutwe w'abasirikare. Hari umutware utwara umutwe w'abasirikare. Yari afite umugaragu we akunda cyane. Wari urwaye cyane yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu, wa mutware yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Amutumaho, urumva ko ntaho bari baziranye. Bibiliya iravuga ngo amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amaze kumva inkuru za Yesu, yumvise ko Yesu akiza. Bibiliya yavuze ngo yari afite umugaragu akunda, ngo ararwara, ngo hanyuma ngo asanga abakuru b'Abayuda, arabinginga, arababwira ati ngo yaramaze kumva inkuru za Yesu ngo bajye kumwinginga. Murongo wa 4. Wa gatatu, subira kuri 3. Murongo wa 3. Yego. Uwo yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze akize umugaragu we. Amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze akize umugaragu we. Murongo wa 4. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu, ndetse n'isinagogi yacu niwe wayubatse. Wayitwubakiye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana yacu ishimwe. Amen. Ngo bakuru b'Abayuda baramuhendahenda. Uyu musirikare ngo yararwaje umugaragu yakundaga, ariko amaze kumurwaza ngo araremba. Uyu mutware w'abasirikare ngo nta kindi yari gukora. Muri hari ibintu abantu badashobora, ariko Imana irabishoboye. Hari ibintu abantu badashoboye, ariko Imana yo ibishoboye. Noneho arwaza umugaragu we ngo araremba. Maze kuremba ngo reko yari yaramenye amakuru ya Yesu, yari yaramenye ko Yesu ari umukiza, akiza abarwayi, ari umutabazi, atabara. Yari yaramenye amakuru ye ko Yesu ashoboye, yari yamumenyeho ubushobozi abantu batari bafite. Kuko uyu mukuru w'abasirikare, uyu mutware wabo, yagombaga kumuvuza ahantu hari hose kuko yari abishoboye, ariko hari ibyo umuntu atashobora. Ibyo rero umuntu atashobora Yesu arabishoboye. Nari nkubwiye ngo ibyo umuntu adashoboye Yesu arabishoboye. Yari yararwaje umugaragu we kuko yaramukundaga, yaramugaragu umwumvira, hanyuma ngo aza kurwara, ariko arwaye ngo indwara imugezayo, yagombaga gupfa.
noneho ngo yumvise amakuru ya Yesu, yumvise ko Yesu akiza, yumvise ko Yesu agira neza, yumvise ko azura, yumvise amakuru ye ko ari nabo yazuye bari barapfuye bageze mu bituro. Yari yumvise byinshi ko arabo yahaye ubuzima, ko yahaye imibereho, yari yarumvise ibya Yesu arabimenya. Noneho ngo abwira abakuru b'abayuda, arabinginga ati, arababwira ati nimugende mu munyingingire Yesu aze ankiriza umutware. Urumva ko we nta busabane bari bafitanye, ntaho yari amuzi, nubwo uyu mutware yakoraga imirimo myiza ariko yari ataravugana nawe, ntaho bahuriraga. Kuva kera tugira abantu batugerera ku Mana, natwe nubwo umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, twese tukigererayo, ariko dufite abatambyi, dufite abashumba. Hari ibitunanira tukabwira abashumba bacu, hari ibitunanira tukabwira abakozi b'Imana. Nubwo umwenda wari ukinjira ahera wacitsemo kabiri, buri muntu wese akigererayo, ariko na n'uyu munsi hari ibintu umushumba we yasengera Imana ikabikora, hari kuntu umushumba we yakwingingira Imana ikabyumva. Na n'uyu munsi umukozi w'Imana, umuntu ukorera Imana, pasiteri wawe, muyobozi ukuyobora, harandi mavuta, hari ubundi busabana bafitanye n'Imana. Rero uyu mukuru w'abatware w'abasirikare ngo yarwaje umugaragu, aramuvuza biranga, aragerageza biranga. Njya nkunda kubwira abantu ntimukishuke iyo umuntu avuga ngo nanjye nakwisengera, umwenda wari ukingirije ahera waracitsemo kabiri, buri muntu wese yigererayo, twahawe ubutware n'ubushobozi n'ibyo. Ariko kandi amavuta, hari amavuta y'abami, hari amavuta ategeka, hari amavuta abantu b'Imana ntibayanganye. Rero ntukayobe, niyo mpamvu uzasanga umuntu yihengekanya abantu ari kubasengera ukuntu nta n'ibiganza yashyizweho by'abatambyi, gusa kubera yamaze kumenya gutera haleluya, kubera yamaze kumenya kuvuga, akamenya gusoma Bibiliya, agahita yifondera ibintu. Ariko reka nkubwire, ibintu by'Imana ntibabifonda, bisaba umuhamagaro, kuba Imana yarakuvuzeho, kuba yarahamagawe n'Imana. Urumva? Hanyuma rero ngo uyu mukuru w'abatware we yarwaje umugaragu, arangije ngo abwira abakuru b'abatambyi b'abayuda, arababwira ati nimunyingingire Yesu, turabizi ko bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. Nimumwinginga nkirize umurwayi, ankirize umugaragu. Ngo baragenda baramubwira bati Yesu, hari umuntu ukwiriye kumugirira neza, ngo uyu muntu aranadukunda. Icyambere aradukunda, agira urukundo, akunda abantu b'Imana, akunda abakozi b'Imana, arakundana, agira urukundo Yesu. None yahuye n'ikibazo, uyu muntu agira urukundo ariko yagize ikibazo. Kugira imirimo myiza byagukiza. Ndibuka ijambo Hezekiya yavuze igihe Imana yari mutumyeho umuhanuzi Yesaya ngo arajye atunganye iby'urugo rwe. Imana imubwiye yuko atazakira. Ijambo rikomeye yavuze ngo Yesaya yaraje aramutekerereza, aramubwira ati Hezekiya ngo yaramubonye, Hezekiya ngo yaramaze igihe kirekire arwaye. Bibiliya ivuga ngo yari afite ikirashi, yari afite igisebe, yari afite kanseri, ngo yaramuzengereje, cyari ikirashi, yari kanseri y'iki gihe, ngo yaramuzengereje, ngo ararwara, araremba, arivuza biranga. Ngo hanyuma ngo Imana yarabirebaga, yari ibizi, imuha amahirwe yo kumubwiza ukuri. Ibwira umuhanuzi Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya atunganye iby'urugo rwe, kuko iriya ndwara itazakira. Ariko Imana ishimwe, kugira imirimo myiza byakurengera, byagufasha mu minsi iri imbere, byakurenza iminsi mibi, byakurenza ibihe bigoye. Hezekiya ngo amaze kumva iyo nkuru, Bibiliya ivuga ngo yerekera ivure, abwira Imana ngo Uwiteka, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Urumva? Abwiza Imana ukuri, wibuke ko nkiri muzima nakoraga ibintu byiza,
nkiri muzima nakoraga ibintu byiza, ntararwara, ntaragira kanseri, ntaragira diyabete, nkibasha kujya mu nzu yawe, nkibasha kugukorera, nkibasha kwiyiriza ubusa, ntararwara igifu. Yibutse Imana imirimo myiza yakoraga. Ati wibuke ko ntararwara, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Yibutse Imana imirimo myiza. Igihe cyo yari agishoboye ko yakoraga ibintu byiza, igihe cyo yari afite akazi ko yakoraga imirimo myiza, igihe yari akiri umukobwa ko yakoraga imirimo myiza, igihe yari akiri mu rugo afite umugabo yakoraga imirimo myiza. Ese igihe cyawe ni iki uzibutsa Imana? Mu gihe cyawe uhagazemo uzibutsa iki Imana? Mu mirimo wakoze, mu kazi yaguhaye, mu rugo wubatse, mu bana yaguhaye harimo abandi batabafite, n'icyo uzibutsa Imana? Kugira imirimo myiza byakurengera, byagufasha, byakuvugira. Imirimo myiza iravuga, imirimo myiza iravuga. Kugira imirimo myiza. Hanyuma ngo aba bakuru b'Abayuda begera Yesu baramubwira bati ni umuntu ukwiriye kumufasha, amaze igihe kirekire arwaje umugaragu we, amaze igihe kirekire ari mu kibazo, kandi uyu muntu akunda ubwoko bwacu, akunda ubwoko bw'Abayuda. Uyu mutware w'abasirikare ni ukuri Yesu akunda ubwoko bw'Abayuda, bamubwira imirimo ye. Kandi si ibyo gusa, n'isinagogi yacu niwe wayubatse. Imana itugire neza. Bamwereka imirimo myiza, bamwereka ibyo yakoze, bamwereka imiterere ye, bamwereka amarangamutima ye. Ese wowe mu gihe cyawe wakwerekana iki? Shaka imirimo myiza, imirimo myiza, shaka imirimo myiza, shaka imirimo myiza mu gihe cyawe. Bibiliya itubwira ngo Ezekiel avuga ngo Uwiteka, ngo umuhanuzi hano yarangije arigendera ngo ataragerayo. Ezekiel asigaye yibutsa Imana, aravuga ati Imana wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye, wibuke ko mu gihe ntararyama hari ibintu by'ukuri nagenderagamo, nta buriganya nagiraga, nta bintu nakoraga neza. Wibuke ko nakoraga neza, nagenderaga mu by'ukuri n'umutima utunganye. Ngo ibyo ibingingo ngo hanyuma ngo Imana ibwira Yesaya ngo subirayo. Se niki cyatuma Imana yisubiraho? Niki cyatuma Imana isubizayo umukozi wayo ngo aza kubwire? Niki cyatuma Imana yumva amasengesho usenga? Ese uruzi ko imirimo myiza yo ugira imirimo myiza uba inshuti y'Imana? Niyo umuntu agukoze mu jisho, akoze mu mbone zayo. Waruzi ko imirimo myiza ikuburanira, waruzi ko imirimo myiza ikuvugira. Dawidi usomye Zaburi ya ibice 20 haravuga ngo Uwiteka kwibuke kumusema kwa n'ibyago, ngo koreze gutabarwa guturuka i Siyoni, yibuka amaturo watuye mu nzu y'Imana. Ese ubwo yakwibuka iki? Urumva Uwiteka yakwibuka iki mu by'ukuri kuri wowe? Nanjye nitekerezeho. Rero byari bikwiriye ko tugira imirimo myiza, imirimo yacu ikaba myiza, tukagira urukundo. Pawulo yarabivuze mu bice 13, Pawulo mu Bakorinto ba mbere mu bice 13 yaravuze ngo naho twavuga indimi nk'iz'abamarayika, ngo tukabwira imisozi ngo nihaguruka igahaguruka, tukazura abapfu, ngo ariko tutagira urukundo. Kugira urukundo ni imirimo myiza. Tutagira urukundo ngo byose byaba ari ubusa. Waruzi ko urwo rukundo werekana muri bene so, waruzi ko urwo rukundo wereka umuturanyi wawe, waruzi ko urwo rukundo wereka uwo musengana, waruzi ko urwo rukundo wereka umushumba wawe, narwo ari imirimo myiza. Waruzi ko ari ingingo yo kukurengera. Imana rero itugirire neza, Imana itugirire neza, tugire imirimo myiza. Bene data bakristo bakundwa, mureke tugire imirimo myiza. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo hanyuma ngo kandi si ukudukunda gusa, ni sinagogi n'urusengero dusengeramo niwe warwubatse. Hanyuma Bibiliya yavuga ngo nuko Yesu ajyana nabo, nuko Yesu ajyana nabo. Imana itugire neza. Yesu ahera ko ajyana nabo. Murongo wa 6. Yesu ajyana nabo. Yesu ajyana nabo
ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. urumva wa mutware wa musirikare ukomeye aravuga ati nyagasani ntiwirushye ntabwo bikore ko wakwinjira mu nzu yanjye. yari yisobanukiwe, yari yamaze kumenya agaciro ka Yesu. hari abantu batazi agaciro ke kandi babana nawe. hari abantu batazi agaciro ka Yesu. kava kubeshya, kaza agafata mikoro, kava gusambana, kaza agafata Bibiliya, akava mu manyanga, kaza agashyiraho umuntu ibiganza ngo ari kumusengera, ntanagire ipfunwe, ntanatinye, ntaniheze. kava mu busambanyi akajya kurimba, akajya kuririmba, akajya kuramya Imana, akazamura amaboko. ni ukutamenya agaciro kuwukorera, ni ukutamenya agaciro ka shobuja. ariko uyu mutware w'abasirikare Yesu ngo yajyanye nabo, ariko ngo bageze hafi y'urugo aramenya, aragenda aravuga ati nyagasani ntiwirushye ugere iwanjye kuko ntibinakwiriye. yari yamenye yuko Yesu adakwiriye gukandagira iwe. yumvaga yari azi agaciro ka Yesu, yari yakamenye, yari yaramusobanukiwe. numenya Yesu hari ibyo uzareka kwiba, uzareka gusambana. numenya Yesu waguhamagaye uzareka kubeshya. buriya hari ibyaha bimunga bimeze nk'imungu, bigenda buhoro buhoro bimu kubeshya. akantu k'akanyoma gato, ndi mu rugo ndaza kukureba, yego nabikoze. utuntu dutoya, ntawe wishe, ntawe wibye, ntiwasambanye, ariko hari utundi tuntu batwite utwaha tw'inyongobeza bugingo. iyo rero wamenye Yesu ukamenya agaciro ke, ukamenya ko ari ukorera, bene utwo twahura tureka, uratuziwikira, uratwihorera. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. uyu mutware w'abasirikare ngo yari yarimenye, yimenya ko mu mirimo akora, yimenya ko mu bo biriranwa, yimenya mu byo avuga. aravuga ati reka Yesu ntapfa gukanagira iwanjye. aravuga ati ntiwirushye, byihorere. murongo wa 7. nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. murongo wa 8. aravuga ati ndabitekereje nsanga nanjye ubwanjye nakwiye kukwegera. ariko mwarise tukitekerezaho ubundi ko ikintu Imana iri kudushakaho niki, nuko twimenya, tukamenya abo turi bo. waba wagize n'intege nke ukamenya uko wifata, waba wanakosheje ukamenya uko witwara, ukamenya uko wibombarika. reka nkubwire, hari abantu bazadutanga kubona ijuru, kandi twarabatanze kubijyamo, twarabatanze kumenya Imana. ariko uyu muntu tubonye ko nta hantu yari yarahuriye na Yesu uretse ko yamenye amakuru ye, ariko yisobanukiwe asanga ko Yesu adakwiriye no kwinjira iwe. aravuga ati yewe ndatekereje nsanga nanjye ubwanjye ntakwiriye kuza kukwegera, none tegeka. murongo wa 7. nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzaho uri ubwanjye. ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. murongo wa 8. kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi. mfite n'abasirikare ntwara. mfite nanjye abasirikare nyobora. iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda. nabwira undi ntingwino akaza. nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora. ndi gutegeka gusa ntageranye nawe. murongo wa 9. Yesu abyumvise
aramutangarira. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, bati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya. Yesu aravuga ati, ndababwira yuko ntarabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Amen. Imana itugire neza. Yesu ngo biramutangaza, aravuga ati, ibi birantangaje, no mu Bisirayeli tubana sindabona umuntu wizera gutya. Mugaragu yari afite kwizera. Mutware, uyu muyobozi, umutware w'abasirikare, yagize kwizera, agira kwizera kugeza aho Yesu atangara. Imana ikongerere kwizera. Amen. Rero nuko yari yaramenye amakuru, arayabaririza, arayamenya. Birababaje kuba wabana na Yesu utamuzi, kuba wabana na Yesu utazi imbaraga ze, kuba wabana na Yesu utazi ubushobozi afite, kuba wabana na Yesu utazi ko ashoboye, kuba wabana na Yesu utazi ko yihagije muri byose. Ariko ndagusabye ngo uyu munsi Imana iguhe kugira imirimo myiza. Amen. Uyu munsi Imana iguhe kugira imirimo myiza. Ngo basubiye mu nzu, basubiye inyuma, basanga wa mugaragu we yakize, basanga wa mugaragu we yamaze gukira. Kubera iki? Yesu yabonye imirimo y'uwo muntu, yabonye kwizera afite. Nugira imirimo myiza wongeraho kwizera, nugira imirimo myiza wongeraho kwizera. Imana igushoboze, nanjye ishoboze. Igihe kirageze tugakorera Imana, tukagira imirimo myiza, tukagira kwizera. Imana idushoboze. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe, sengera ubwoko bwawe. Hari abantu badafite kwizera, maze bigatuma batagira imirimo myiza. Ariko uyu munsi wongerera abantu kwizera, wongerera abantu kwizera kugira ngo babashe kugira imirimo myiza. Mu izina rya Yesu turabasengeye abari bamaze gusubira inyuma, abumvaga bashidikanya, abumvaga nta kwizera bafite, abumvaga bacogoye, abo bose bongerere kwizera kandi bagira imirimo myiza. Urakoze Mana. Sengera abarwayi, sengera abafite intimba zo mu mitima, sengera abaruhijwe, sengera abahagaritse imitima, buri muntu wese umugirire neza. Sengera umurimo wawe, sengera igihugu cyacu, sengera abayobozi batuyobora, sengera abashumba bashumbye amatorero. Urakoze Mana. Agakiza nikiyongere mu bantu, abantu bawe kugira imirimo myiza, abantu bawe kwizera. Shoboza abadashoboye, shyigikira abafite umwete, ineza yawe nigaragare kuri buri wese. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelphia. Reka nguhe telefone ni 0785 98 944 0785 98 944 na 072 74 34 931. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.